Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero tugaruke kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Musi Leta ya Habyarimana yashatse kwica Perezida Museveni wa Uganda. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe. Inyandiko y'iperereza yagaragaje ko ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwashatse kwica Perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma yaho ingabo za RP Inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990. Ingabo za RP Inkotanyi zatangira urugamba tariki ya 1 Ukwakira 1990 ziturutse muri Uganda, mu gihe zari zikomeje gutsinda iza Leta ya Habyarimana zagaragazaga ko ari abanyamahanga bateye igihugu aho kuba abanyarwanda barwanira gutaha. Raporo y'iperereza y'igisirikare cya Leta ya Habyarimana bigaragaza ko yakozwe tariki ya 23 Gicurasi umwaka w'1991 ivuga ko imbaraga ingabo za RP Inkotanyi zari zifite zazikeshaga Leta ya Uganda. Iyo raporo kandi ivuga ko muri ibyo bihe Uganda yateganyaga kohereza ingabo 20,000 kugira ngo zitere u Rwanda. Leta ya Habyarimana ibona kwica Museveni ibinyujije mu miryango yihariye aribyo byahagarika iyo ntambara. Iti binyuze mu miryango yihariye yigenga twategeza kwica Museveni, kumwica birashoboka, niyo mpamvu tugomba gutegura uwo mugambi. Nk'uko urwego rw'iperereza rwo muri Leta ya Habyarimana rubivuga, gushyira mu bikorwa uyu mugambi byagira ikiguzi gito cyane ugereranyije n'intambara Museveni yadushojeho. Abo mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza icyo gihe bahawe umukoro wo kwiga byimbitse uko umugambi wo kwica Museveni washyirwa mu bikorwa. Iperereza rya Leta ya Habyarimana kandi ryagaragazaga ko mu rwego rwo guca intege RP Inkotanyi, abasirikare b'u Rwanda bakwiye kujya bagaba ibitero kuri Uganda bigaherekezwa n'ibikorwa bikomeye byo kubeshya kuko mu Nkotanyi harimo ukutumvikana. Leta ya Habyarimana kandi yagaragaje ko itizeye na Leta y'u Burundi kuko ngo byari nko kwirara kudatekereza ko idaha RP Inkotanyi bufasha mu rwego rw'iperereza. Bakunzi bacu ba Deep News TV, murebe ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye muba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Amakuru yo nakagaruka.